Aha, bano banjye nagarutse ni wa muhungu wanjye Bosco Kirundo. So uyu munsi turaza kuganira ku kiganiro don't worry. Uyu munsi turaza kuganira ku mujama bita killaman. Muramuzi muri filime zigiye zitandukanye, comedy. So umujama wakoze ubukwe yigisha abantu benshi isomo, abantu bagiye bari muri cinema, babana muri cinema nk'ababamenya cyangwa bashafi nabo batuko wote tu. Ari n'abaruki yarabicaje umugani wa Skype. So uyu munsi rero turaza kuganira ku buzima bwa killaman, turebe ubuzima yagiye anyuramo n'ukuntu yiyubatse size n'ubwego ariho. Noneho nicyo kiganiro don't worry. So mu nkuru turaza kuganiraho cyase mu mateka ya killaman, turaza kuganira ku buzima bwe, ukuntu yagiye abaho nabi, nyine ibintu bitameze neza, ariko yanze gucika intege arakomeza arakora. Niyo mpamvu nanjye ngugira ngo don't worry, komeza kore nibwo wenda uyu munsi byaba bitameze neza, ejo byamera neza, kandi niba bitameze neza nawe ujye wicara ushimira Imana. So ni wa muhungu wanyu Bosco Kirundo, wasibukira kuri YouTube ugasearchinga Bosco Kirundo comedy, ugakora like, share, comment and subscribe, tugateza umuntu imbere we. Niyo nkunga ngiye mbasaba, namwe muzanza bibikorwa ngiyewe mu urwo rukundo rwanyu mubinyereke tu. Hari igihe nakora wenda munankunda, ntabwo nizo like cyangwa nizo share nizo comment cyase nizo subscribe mwawe vuga ati so we nyine nta bafana afite, kandi ndabizo abafana barahari, ubwo wowe nkorera ibyo gusa ibindi nanjye ningaza. Ubuzima bwa killaman rero ukuntu yabayeho mu buzima butangaje, nawe nta kintu afite, ariko yaje gukora agira Imana, agera muri sinema nyarwanda, akora birakunda gusa nyine nawe ashiramo imbaraga. Hari abantu yatangiye rimwe nabo ariko bari ku rwego rushimishije. Hari igihe wenda umuntu aba afite amahirwe yeso, ariko ushobora no kuba ufite amahirwe ariko utakora ya mahirwe yawe, ntagire icyo atanga, ntatanga umusaruro. Ubwo rero kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba gukora. Icyo ni icyambere. Ubundi number 1 ni gukora cyane, kandi number 2 ni chance z'umuntu tu. Hari igihe unakora bikanga, ariko ntabwo wacika intege niyo byakanga, hari igihe isaha bitari yagera. Don't worry yaje rero uyu munsi turaza kugaruka ku bukwe bwa killaman. Wabonye ubukwe killaman yakoze? Bro, ubukwe bwa killaman bwishije agaciro bwa The Ben, umaze imyaka mu buhanzi nyarwanda. The Ben cyamamare tuzi, ariko killaman yakoze ubukwe yicaza umuntu bita The Ben. Kintu cha wenda wavuga ati ubukwe bwa killaman bwarushije iki ubukwe bwa The Ben? Cyambere ubukwe bwa killaman nta muntu yahezaga, haje abavumba, hari n'abatumiwe, abo bose barakiwe neza kandi barishima tabanezerewe. Uwari umuvumba cyangwa se uwatumiwe wese yarariye yaranyweye, nta kibazo bise kigeze kibaho. So yakoresheje ubukwe bwe ahantu hakomeye nko muri romantic garden. So ni hoteli ikaze, ntabwo ari buri wese wapfa kuyigondera. Ikindi gikuru gituma ubukwe bwa killaman buza hejuru y'ubwa The Ben, so yabivuga wenda utarubiza uraseka cyangwa ubwe no kubesha, ari kugende sacinge kuri YouTube urabibona tu. Ni ibintu biriho yuko fata zasize mu bukwe bwa The Ben, ariko bwa killaman uwari ibaze yuko uwasindiye no mu bukwe bwa killaman yabahaye inzoga baranywa kuko barasinda, yanaramuryamishije. Ni ibintu rero biba bitangaje ku mujyama nka killaman utangiye sinema ejo bundi, umuntu tumenye ejo bundi ari muri za njinjinjinji zo komedi ze murazizi, tangirana na nsaba mw'ibigikapu, ibyo murabizi. Ni ibintu nyine yarakoze tu n'umugisha w'Imana ujyaho. So nawe ikintu nakwibutsa ni ukudacika intege, ni ugukora. Nanjye ubu ngubu ndakora, sincika intege kandi nta kintu nanjye ndagira, ariko sincika intege. So umuntu na byinshi binshi intege, ariko sincika intege. Ugomba uragura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye byatuma ucika intege, ariko wowe ntugacika intege, uzakomeze igihe byanga, ariko ugomeza. Ari igihe ukora ushaka kugendera ku muvuduko uri hejuru, ariko kubera level yawe tibikunda, ariko ka gake intambwe ku yindi urugendo rurashira. So ikintu nabasaba nako dacika intege, don't worry ni kibereye. Ubwo tuzagaruka mu kindi kiganiro tureba ukuntu nzabazanira indi nkuru. So na rwa rwenya byaragenda ndubahereza gake, ariko
projet mfite muri iyi minsi ni don't worry. Niba ngeze icyo ukuramo kora subscribe, like and share, unanyereke ko tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, yari Bosco Kirundo. Nibyo ngibyo, ubwo tukomeze tubane tugira amahoro, kandi mwamfura mwe bakomeye amashyi cyane, murakoze cyane, mukore like, share and comment, ni inkunga ikomeye na subscribe. Ciao ciao.